Yesu ashimwe. Kongere ne mama shiradufashije kabisa. Numvaga nyene ko akomeza kuvuga yarimo kunyubaka cyane. Reka ngire vuba kubera impamvu z'igihe. Dusome mu Abakorinto wa kabiri ibice 12. Abakorinto wa kabiri ibice 12 umurongo wa 9 kugeza ku wa 10. Abakorinto ibice 12 umurongo wa 9 kugeza ku wa 10. Hano mfite Bibiliya ijambo ry'Imana. Hano muri Bibiliya ijambo ry'Imana mfite haravuga ngo maze nawe akansubiza ati ubuntu ngira buraguhagije kuko ububasha bwanjye bugwira ahiganje intege nke. Noneho rero nzajya nishimira cyane kwiratana intege nke zanjye kugira ngo ububasha bwa Kristo bugume kuri njye. Ndicyo gituma nishimira kugira intege nke n'ubukene, ngatukwa ngatotezwa, nkagira ingorane ari Kristo nzira. Erega iyo mbaye umunyantege nke nibwo mba mfite imbaraga. Amen. Haleluya. Iri jambo riri mu magambo agize igihe kirekire mfasha. Hari ukuntu umwuka aringanirijeho numva iranyubatse cyane kandi nabonye rifite imbaraga cyane zo gukuza umuntu. Iri jambo ndisoma natangajwe no kuntu Imana ikora ibintu. Imana buriya ubwenge bw'Imana buraturenze. Muri Yesaya haravuga ngo nkuko ijuru riruta isi ngo niko iby'Imana yibwira biruta ibyo twe twibwira. Ubwenge bw'Imana hari igihe Imana ihitamo gukora ibintu twe tutabasha kumva, tutabasha no gusobanukirwa, ibintu birenze ubwenge bwacu. Tukibaza ese kuki Imana ihitamo ko bibamo? Niyo mpamvu buri gihe na n'uyu munsi hari ibintu Imana yakora nonaha umuntu wese anagacanganirwa. Ukibaza ngo ese iracyari Imana? Ndetse muzi inkuru ya Yobu uburyo Imana yemeye ko wagerwa na biriya bintu atarakoze icyaha. Iyo bageraho yifuza kuburana n'Imana. Noneho Imana nayo ijya kumusubiza, Imana iraza imubaza ibibazo 40. Iki Imana ashaka kumubaza, yashaka kumubwira ngo nkuko utashoboye gusubiza ibibazo byose, niko udashobora kumenya impamvu nakoze bino. Icyo we ngo ushakaho ni ukomeza kunyiringira. Ni nk'andirimbo tujya turirimba ivuga ngo iby'Imana ikora biradutangaza, nta n'uwabimenya uko biri. Ngo ariko icyo nzi nuko iby'Imana ishaka ari byo nkwiriye gukora. Hari igihe Imana izakora ibintu mu buzima bwawe ucanganikirwe, ariko mu Cyongereza bavuga neza ngo mind your business. Imana ifite business yayo, nawe hari business gushakaho. Imana icyakomeza kuyiringira, hari ibyo izakora utazigera wakira mu buzima bwawe, ariko ikeneye hari impamvu irimo irabikora. Impamvu ni iyayo, ntabwo ari yawe. Haleluya. Ubwenge bw'Imana buraturenze cyane. Na n'uyu munsi hari ibintu abana bano tukikibaza. Imana yemera ko bibaho ku isi kandi ibintu bisa nk'ibitumvikana, ariko Imana ifite impamvu ibikora kandi it's not our business. Ntabwo ari business yacu, iyo ni business y'Imana. Ahubwo Imana ikeneye ngo twebwe iki dushakaho nicyo tugomba gukora. Haleluya. Muri ibyo bintu harimo ikintu cyo kwemera ko umuntu akomeza kugotwa n'intege nkeya kandi Imana ishaka ko agira imbaraga. Paulo yinginze Imana ngo yinginze Kristo inshuro 3. Yesu nawe agiye kumusubiza aramubwira ngo ubuntu bwanjye buraguhagije, ngo kuko imbaraga zanjye zigwira ahari intege nkeya. Yesu yihute turi kugenda. Irimo kumvikana neza? Okay. Paulo yasenze yinginga Kristo ngo amufashe, ngo amwinginga iminsi 3. Yesu aramusubiza ngo ubuntu bwanjye buraguhagije kuko imbaraga zanjye zuzurira ahari intege nkeya. Niyo mpamvu mu by'ukuri motivation yo kubana n'Imana, motivation kuba imbere y'Imana, ubundi Imana yari iduhaye. Ubundi motivation zikuru zo kuba imbere y'Imana ni ebyiri.
muzi mu Baroma 12 haravuga ngo ndabinginga kubw'imbabazi z'Imana ngo mutange imibiri yanyu ibitambo. Imbabazi z'Imana yavugaga nibyo Kristo yadukoreye byose, avuga kuva mu gice cya mbere kugeza mu gice cya 11. Haleluya. Iby'Imana yakoze byose, ibyo Yesu yadukoreye byose, izo ni imbabazi z'Imana. Kubera iyo mpamvu, iyo ni motivation yatuma usenga, nta yindi motivation ntimukeneye. Ntukeneye ko umuntu akwinga ngo nusenga ngo uzajya hanze, ngo nusenga ngo uzakira, nusenga uzabona akazi. Motivation ihagije Imana yaduhaye nibyo Yesu yadukoreye tutabikwiriye. Motivation ya kabiri ni intege nkeya Imana yatumye ko zitubamo. Kandi iyo uretse gusenga ukabana n'intege nkeya, uba werekanye yuko wanga Imana. Buriya hari ibintu Imana igikora bikatubera test. Intege nkeya ziturimo ni test ikomeye cyane, ni ikintu kigaragaza neza ko ukunda Imana. Niba ushobora kubana n'intege nkeya ukumva uranyuzwe, ntugire umwete wo gusenga ngo intege nkeya uzisige. Byerekana yuko ntabwo ubuzwa amahoro n'intege nkeya, unyuzwe nazo. Mu yandi magambo uwanga Imana. Bwana sifiwe. Buriya hari ibintu tubona nk'aho ari bito, ariko nyamara bisobanura ikintu gikomeye mu mugambi bw'Imana, gikomeye kabisa. Nk'ubu biratangaje kuba umuntu ashobora kuza afite icyifuzo kimwe, akavuga ngo mfite icyifuzo cyo kuja muri Amerika. Wuzuye intege nkeya zikugose. Icyo cyifuzo ufite icyo kujya muri Amerika, kandi Amerika yuzuyemo intege nkeya nyinshi, nunagereyo uzabibandi. Ugasanga umuntu afite ibyifuzo yashyize imbere ngo biremereye, ariko icyifuzo gikomeye ni intege nkeya ufite ugomba gusohokamo. Kandi Imana ikemera gukomeza kubana nazo, urazisengera ugenda uzisiga aho ugeze, umaintaining aho ngaho wageze, ntumanuke. Impamvu Imana ibikora, Imana ifite impamvu nyinshi ibikora. Iyo Imana yemeye ko zitubamo, iyo ugenda uzamuka ukazisiga, uhinduka isomo ku bantu, kuko bituma abantu bemera yuko bishoboka ko umuntu yabana n'Imana ari mu isi. Buriya bihesha Imana icyubahiro mu buryo twe tubasha gutekereza, bihesha Imana icyubahiro kabisa. Buriya iyi imbaraga z'Imana, intege nkeya Imana yemeye ko zitubamo, Yesu yaravuze ngo izo ngizo n'iz'Imana ishima kuzuriza nk'imbaraga zayo. Niyo mpamvu iyo Imana yujuje imbaraga mu ntege nkeya zawe, iyo Imana yaguhaye imbaraga zayo, ikintu cya mbere kijya kibaho, umutima wawe unyurwa n'Imana kurusha ibintu byose. Kandi muzi yuko Imana ubwayo, Biblia ivuga yuko Imana yaremye ibintu byose kubw'icubahiro cyayo yonyine. Imana ikeneye guhabwa icyubahiro, ikeneye kugaragara mu isi ko ariyo yonyine kwifuzwa. Niyo mpamvu iyo usenze Imana ikakuzuza imbaraga, umutima unyurwa n'Imana kurusha ibintu byose, ugahinduka isomo ku bantu. Abantu bakamenya ko ikintu cyanyura umutima w'umuntu ni Imana, ntabwo ari ibindi bintu. Ikindi cya kabiri, iyo Imana yujuje imbaraga zayo mu ntege nkeya zawe, bigushobokera kubaha Imana, kandi bisa nk'ibidashoboka mu mubiri w'umwana w'umuntu. Birakorohera ukabasha kubana n'Imana. Ariko ikintu cyanangaje ni ingaruka zikomeye zo kubana n'intege nkeya. Nuko intege nkeya zifite ubushobozi bwo kwimura Imana mu buzima bwawe, zigatuma wimika ikindi kintu. Kuko zikubamo zigatuma uha agaciro ibyo urarikira, zigatuma uha agaciro irari ryawe, zigatuma uha agaciro izo ntege nkeya ukabana nazo, bigatuma Imana uyimura. Ikindi, intege nke ukomeje kubana nazo zifite n'ubushobozi bwo gutuma umutima wawe winangira kugeza igihe uva mu Bukristo ukagenda ukagwa burundu ukibagirana. Bibiliya iravuga ngo nuko dutinye muri twe hatagira umuntu usa n'aho adashikira iryo sezerano ry'uburuhukiro. Bitewe nuko iyo abantu bakomeje gutinda mu ntege nkeya, zifite ubushobozi bwo kugeza igihe zagufata zigatuma umutima unangirwa ukava imbere y'Imana iteka ryose. Bwana sifiwe. Imana ikora ibintu mu buryo burenze ubwenge bwacu, ariko ikintu cy'intege nkeya ni ikintu gihinduka isomo ku bantu, kugira ngo abantu bamenye yuko Bibiliya ivuga ngo Imana yashimye yuko muri Kristo habamo ubumana mu buryo bw'umubiri. Icyo bishaka kuvuga ni ukuvuga ngo Imana yemera ko ubumana buba muri Kristo mu buryo bw'umubiri. Ni nk'aho Imana yari ikoze inauguration ya possibility y'uko Imana yaba mu muntu. Imana yahaye Kristo umubiri uyu twambaye, Imana uza nk'ubumana bwose, yari ishyizeho possibility y'uko Imana yaba mu muntu yose ikamubamo.
niyo mpamvu kandi muzi muri Bibiliya twigisha kenshi yuko imbaraga z'Imana zituruka imbere y'Imana tujura. Bibiliya ivuga ngo Yesu Kristo ngo yakuriye imbere y'Imana ngo nk'igishyitsi cyumburira mu butayu, ngo yese ngo mu butaka bwumye, ngo ariko kuko yarari imbere y'Imana, kuko yarari imbere yayo yarakuze. Bivuze ngo Yesu yarameze nk'igiti giteye mu butayu. Muzi ko mu butayu ni ahantu hadashobora gukura ikinyabuzima na kimwe, nta giti na kimwe cyakurira mu butayu. Mu yandi magambo, Yesu yakuriye ahantu hatari ubuzima, ahantu hatakubaka umuntu, ariko kuko yari imbere y'Imana arakura. Uko niko izo mbaraga zuzuye intege nkeya zacu zituruka imbere y'Imana, nta handi uzazikura. Igitumye mbivuga, hari igihe abantu twihaye eskize, umuntu akavuga ati wenda gusenga ntago njye mbishoboye, ntago njyewe nabihawe, sinshoboye gusenga. Ariko nudasenga nta muntu uzagusengera, kandi nudasenga uzaguma mu ntege nkeya, kandi nuzigumamo zishobora kuzagutera kwinangira iteka ryose, ntuzabashe no kwakira agakiza. Umuntu wese yaremwe mu ishusho y'Imana, kandi Imana yakuremeye gusa n'Imana. Izo mbaraga z'Imana zuzuye mu ntege nkeya zawe zigushoboza gusa na Kristo, zigushoboza gukura ukagenda usa n'Imana umunsi ku wundi. Nudasenga ntago imbaraga z'Imana zizakubamo, nta nubwo uzasa na Kristo, nta muntu uzagusengera, ndetse amaherezo yawe azaba mabi. Hari ijambo nakunze Nema yavuze rivuga ngo intangiriro ni rimwe riri muri Bibiliya, rivuga ngo naho intangiriro yaba ntoya iherezo rizaba rinini. Buriya ntabwo Imana buriya itinda mu gucira umuntu urubanza ibyo agenda ahura nabyo mu rugendo. Uko ugenda usenga, ugenda unanirwa, wongeramo imbaraga, ugira gute, ibyo si byo Imana itindaho, ahubwo uko uzasoza icyo ni cyo Imana itindaho. Kuko mu rugendo ni ibintu bisanzwe, mu rugendo urimo uragenda ukura, uko ugenda ukura ugenda ugongana n'ibintu byinshi. Iyo utarakura ubu ukigenda ugongana n'ibintu byinshi. Itangiriro rishobora kuba rito, ariko iherezo rizaba rinini. Niba utaramenyereye kujya imbere y'Imana, n'ubu noneho itangiriro ni rito, ariko iherezo ni rinini kabisa. Rero Imana ishobora guca umuntu intege ihereye mu itangiriro, ntibishoboka. Niyo mpamvu umuntu wese yatangiye, Imana iramwankuraje bagati komerezaho. Nubwo watangira ufite intege nkeya, Imana izi neza yuko intangiriro nubwo kaba ari akantu gato rizasoza ari ikintu gikomeye. Muziyere ko Daniel yagize, abona ibuye rituruka mu ijuru rigakubita igishushanyo. Izo nkuru murazizi, ukuntu ngo iryo bengo yize ngo rirakura riragenda ryuzura isi yose. Niko Imana, ubwami bw'Imana bwaje itangiriro rito. Kristo yaraje abitangiza ari bito. Yesu yaraje arangwa, aratukwa, baramukubita, yazanye ubwami bw'Imana, baramukubita, baramwica. Bamwica asize yigishije abantu 12, agiye mu ijuru abaho umwuka wera. Bigenda byatangiye ari akantu gato, ari ibintu bisa nkaho bidashoboka, umuntu bamurwanya bagira gute. Ariko dore uyu munsi Christianisme yuzuye isi, kandi umwuka w'Imana uri mu bantu. Naho itangiriro ryaba rito, ariko iherezo rizaba rinini. Ushobora gutangira gushaka kuba imbere y'Imana kuzuza imbaraga zuzuye intege nkeya zawe. Uko watangiye, uko byakugora kose, itangiriro rishobora kuba rito, ariko iherezo rizaba rinini. Ntabwo Imana igitinda rwose mu guca umuntu intege ngo watangiye ngo uracyari umunebwe. Icyo Imana itindaho ni iherezo ryawe. Niyo mpamvu Yesu ajya avuga, nta na rimwe Yesu ageza ngo ashimagize umuntu ngo aho ugeze ahangaha, ntibibaho. Niyo mpamvu Yesu yavuze ngo uzihangana akageza kumeruka, nzamuha izina rye wenyine adasangiye n'undi muntu. Uzihangana ahageza kumeruka, nzamuha kurya ku giti cy'ubugingo. Uzihangana akageza, Imana itinda ku iherezo. Imana ntiyi uko ukora kose, Imana igutera kuraje. Icyo yitayeho cyane ni iherezo, kandi iguha amasezerano ashingiye ku iherezo. Bwana sifiwe. Niyo mpamvu niba rwose utita ku ijambo ry'Imana, ufite amasengesho make, ukumva ntacyo bikubwiye, yewe ntunasenge, intege nkeya ndetse bigasa nkaho ntacyo bikubwiye, icyo ni ikintu cyerekana buriya intege nkeya muri twe, buriya ni igipimo cy'imbaraga z'Imana ziri muri twe. Iyi intege nkeya ari nyinshi, imbaraga z'Imana bari nkeya rwose. Iyo ngiyo ni logique isanzwe kandi yumvikana. Iyi intege nkeya muri wowe zamanutse ari nkeya, urimo uragenda ugwiza imbaraga. Buriya iyo ofete ni nka kundi bajya bapima essence bakareba higeze. Intege nkeya rwose ni igipimo cy'imbaraga z'Imana muri twe.
ariko iyo wuzuye intege nkeya ntibigire icyo bikubwira, byerekana yuko udakunze Imana, ntabwo ukunze Imana kabisa. kandi binavuze ngo rwose ushatse wakwinginga Kristo akabana nawe. Haleluya. Imana ibahe umugisha. Amagambo nayo mfite nayo. Amen.